ya banyarwandakazi inshuti za KM&Du Group Limited nkuko twabibasezeranije ko tuzagerageza kujya tubagezaho abantu bafite impano zitandukanye yaba mu kuririmba yaba mu gukina amafilime ndetse yaba n'ahantu nyaburanga henshi hatandukanye muri iki gihugu cyacu. Niyo mpamvu twazindutse rero tukaza ahantu mpagaze uko muhabona ni mu majyepfo, akaba ari akarere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari n'Isheri, umudugudu ngira ngo ni Gatovu. Tukaba twaje rero gusura umusaza utuye ahantu ufite impano zitandukanye, impano zo gucuranga umuduri, cya gikoresho cy'umuduri cya gakondo. Mu by'ukuri dufite ikibazo cy'indirimbo uyu munsi zirimo amagambo apfuye, zirimo ibishegu, ariko hakaba hari abahanzi hirya no hino mu gihugu bapfukiranwe bafite impano zitandukanye, ariko kubazamura ngo bamenyekane akaba ari cyo kibazo tugifite muri iki gihugu cyacu. Nkaba nshishikariza rero ababishinzwe, tuba twazindutse ngo tubereke aba bantu bafite impano zitandukanye hirya no hino, ahasigaye ababishinzwe nabo bazajye bakora akazi kabo, babazamure, babashake, ahasigaye bahe urubyiruko, baha abanyarwanda ibihangano by'umwimerere bitarimo amagambo y'urushege. Ni muri urwo rwego rero hari umusaza nagezeho. Muze muraho neza? Muraho. Amakuru yanyu? Neza. Muze twazindutse none turabasuye, ahangaha turahageze. Ni karibu? Ni karibu rwose. Babita bande? Nge nitwa Murere Sipiriyani. nkaba ndi umuhinzi muri makeya. Ariko ukaba uri n'umuhanzi? Nkaba ndi umuhanzi. Wagize gute utaritaweho n'ababishinzwe? Nabuze wantera inkunga. Ubuze wagutera inkunga. Rero muri urwo rwego nicyo nahagereye kugira ngo ngerageze nganire nawe, mwereke ababishinzwe bafite ibintu by'umuco mu nshingano zabo muri iki gihugu, kugira ngo rimwe na rimwe bajye babasha kureba aho muherereye, noneho barebe ko babazamura, hasigaye muteze igihugu cyacu imbere mubaha ibihangano by'umwimerere. Ubundi mu gucuranga uzi gucuranga iki? Ubundi ngewe ncuranga iriya nanga, ubundi ziriya za ba Sebatunzi na Safiya, nkacuranga iningiri, nkacuranga n'iyi y'ibubura ari wo muduri. Izo zose zikuzicuranga? Izo zikuzicuranga. Mu by'ukuri se haba hari ibihangano byawe wowe ubwawe wifitiye apana gusubiramo ziriya zagiye zicurangwa n'abantu bo hambere? Ngewe nihangira izanjye. Nk'ubu nk'iyi ngiyi hari iyo ntekereje uburyo Yesu agira neza, ndi n'umurokore, ariko ibyo rero byose ngerageza kuririmba indirimbo zisingiza Imana, kuko nzi yuko Imana ari nziza, Imana igirira abantu neza, yiyita kiyira gutabara. Nk'ubu ngubu nanjye ndi umuntu umwe wagiye mpura n'ibigeragezo bimwe na bimwe, ariko rimwe na rimwe nakumva umutima wanjye ugiye kure, nkumva ushatse nko kwiyahura, ariko kwiyahura bikanga, nkumva ijambo ry'Imana rinjemo ryanzamo nkahanga indirimbo nayiririmba nkumva ndaruhutse. Muri make se ufite iz'Imana gusa cyangwa ufite n'iz'isi? Mu by'ukuri zose urazigira? Ufite n'indirimbo y'urukundo y'umuntu wakunze undi, hanyuma yamukunda akamuririmbira nk'akaririmbo k'urukundo, kuko amukunda akamusezeranya yuko azamukunda akaramata. Ubu rero ugiye gutangira uririmbiyo y'urukundo, noneho uyereke abazatureba, abazadukurikirana, cyane cyane ko ubu ngubu nyuma y'aha ngaha uzaba urebwa n'abantu benshi. Waretse se nkabanzi w'Imana, ubundi mbere na mbere, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, irema abantu. None mbere reka tubanze Imana imbere, iyo ngiyo y'isi iraza nyuma, nayo ndayiririmba, ariko reka mbanze Imana, kuko iyo Mana niyo nimbanze Imana imbere iramana no kuririmba ya ndirimbo neza, kuko Imana niyo ibasha nibyo koko rwose. Banza ufungura ikiganiro, banza kuyimana kugira ngo ize no kudufasha tuganire neza, ifashe tubone ukuntu tuganira neza, n'ukuntu nabasha kuririmba neza n'umuntu kubitaho.
ndaririmba indirimbo ivuga ngo uwo ninde wasanze Yayiro arimo kurira, Yayiro yarapfuye, umwana we yari yapfuye, Yesu asanga yapfuye aramusohora. Hari undi murwayi wari umaze imyaka 38 aryamye ku kidendezi Betesida amaranye uburwayi imyaka 38, Yesu arahamusanga aramukiza, aramubwira ngo niyikorere uburiri bwe. Izo ndirimbo rero ziri mwayo magambo y'Imana y'ubuti Imana igira neza, y'ubuti Imana ikiza, niyo ngiye kubanza guheraho nkurikize hwiye kugira ngo Imana ibone no kumpa ubunego mw'izigorotse. Twagiye sasa. Ninde wasanze Yayiro arimo kurira agasigaseka ngo ninde wasanze Yayiro arimo kurira agasigaseka ngo ninde wasanze Mariya na Marita barimo kurira agasiga baseka ngo ninde uwo ninde uwo ni Yesu uwo ninde uwo ni Yesu uwo ni Yesu Nazareti. Tumwikomezeho niwe gisubizo, tumwikomezeho niwe gisubizo, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Ninde wasanze Mariya na Marita barimo kurira, Lazaro yapfuye agasiga baseka. Wasanze Mariya na Marita barimo kurira, Lazaro yapfuye agasiga baseka. Uwo ni Yesu w'i Nazareti, uwo ni Yesu w'i Nazareti, uwo ni Yesu w'i Nazareti. Tumwikomezeho niwe gisubizo, tumwikomezeho niwe gisubizo, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Namwe ababyeyi mumwikomezeho, namwe abagabo mumwikomezeho, n'abana bato mumwikomezeho, namwe abasore mumwikomezeho, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Kandagera ukaraba ariko mukarabe mu mitima, kugira ngo Yesu nazagaruka asange mwiteguye. Nawe uzaturinda coronavirus, nawe uzaturinda coronavirus, nawe uzaturinda coronavirus. Yirinde ariko dukaraba twambaye n'agapfukamunwa, kugira ngo tubone kwirinda icyo cyorezo. Twifashije Yesu Kirisito, twifashije Yesu Kirisito, tumwisunge niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Ni nawe uzaturinda coronavirus, ni nawe uzaturinda coronavirus, ni nawe uzaturinda coronavirus. Ndumva ubizi. Mu by'ukuri hari ikintu kintangaje, abandi bahanzi nabo bacetsemo utuntu twabo ngo coronavirus biki n'ibiki, ariko birantangaje kuba nawe ahantu ngusanze nawe utarasigaye inyuma, nawe waracetsemo ngo twirinde coronavirus. Muze wabitekereje? Impamvu nabitekereje nuko tumaze kumva amabwiriza y'ubuyobozi bwacu budushishikariza kwirinda coronavirus, twaratekereje tuti nubwo Yesu nubwo twirinda tukaba twirinda, nidusaba Yesu Kristo akaduha imyumvire myiza, tukumva iby'ubuyobozi budushishikariza, tukashishikarira kwambara utwo dupfukamunwa, ariko tukanakaraba, tukasiga intambwe zingahe ebyiri hagati yacu n'undi, tukumvira, kuko burya Bibiliya iravuga ngo nitwumvira tuzagira ibyiza byo mu gihugu.
iyo twumviye abayobozi bacu tuba twumviye n'Imana. Niyo mpamvu nashyize mu iyo ndirimbo y'Imana, ariko isaba kugira ngo Imana nyine ijye idufasha tubashe no kumvira nyine n'ubwo buyobozi. none se muze indirimbo uricara ukayitekerereza, uriyandikira ukanaririmba ukanacuranga, ese hari umuntu ugufasha ubigenza? Nta muntu umfasha, njyewe mu bwonko bwanjye ndatekereza, iyo mu bwonko bwanjye buratekereza, bwamara gutekereza nkabishyira muri noneho nkabyisikara mu mutwe, narangiza nkiga kuyicuranga, nakwiga kuyicuranga nkumva biramfashije. Gusa nuko twari twarabuze nk'umuntu wadutera inkunga, ariko unkoreye nk'ubu buvugizi tukagira icyo twageraho, rwose ndumva byanezeza cyane kurushaho, byarushaho no kugira ngo nshishikarire guhanga, ubundi kutagira uwamfasha bikeneye. Muze natwe rero iyi ni KM&D Group Limited, nicyo kiba cyatuzinduye kugira ngo dushake abantu bapfukiranwe bafite impano zabo hirya no hino mu gihugu cyacu, kugira ngo tubashe tubatunge kamera tubashyira ahagaragara, noneho babandi bafite mu nshingano zabo noneho babakurikirana. Ufite se n'indi ndirimbo? Mfite indirimbo y'urukundo y'umuntu wakunze undi, amusezeranya ko hari abantu bajya bakundana, agakunda umuntu, agakunda nk'umukobwa, akavuga ati ntifuza ko wambera umutima w'urugo, tukarwubaka tukarushinga tukabana, bamara kurushinga ejo akamubeshya bikaba yamareshya mugeni. Ariko iyo ndirimbo naririmbye numvaga mu mutima wanjye, numvaga abantu babeshya abandi ngo barabakunda batabakunda, babaryarya, bashingira ku rukundo rw'umwimereri ruvuga ngo nzagukunda karamata, sinzigera nkwanga, ndakurahiye. Irero iyo ndirimbo rikaba ariyo nkozaho wumve. Banyarwanda rero murumva umusaza ko atasigaye inyuma no kuririmba indirimbo z'inkundo, cyane cyane muri iki gihugu cyacu. Muzi yuko dufite ikibazo cy'amadevoruse. Ndakeka ko mu mwaka wa 2019 ubwo ababishinzwe batubwiraga ko tufite devoruse 960 n'izindi. Umusaza aricaye rero arabireba ati iki ni ikibazo igihugu cyacu gifite, ahimba n'indirimbo y'urukundo. Aragira ati gukunda umuntu ntibyagombye kuzamo amanyanga, ntibyagombye kuzamo ubuhemu. Muze cekaho wereka abanyarwanda. Imana yamaye cyane yisire, igitego mu bakobwa cyane yisire, nyere muri kiri kindi cyane yisire. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata. Nyere muri kirizindi cyane yizire, igitego mu bakobwa cyane yizire, bintu muzamarira nanjye ngoza yanjye senzegera nkwanga bankuroga, igitego mu bakobwa cyane yizire, nyere muri kirizindi cyane yizire. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata. Ino mutima ukeye cyane yezire, sose ry'umuhunga cyane yezire, sura ry'umutunzi cyane yezire, bikanza by'ibikabiro cyane yezire, igitego mu bakobwa cyane yezire, nyere muri kirizindi cyane yezire. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata. Naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata.
bakobwa cyo niyizire nyenyeri murikira izindi cyo niyizire igitego mu bakobwa cyo niyizire nyenyeri murikira izindi cyo niyizire naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata naguhaye ikibanza mu mutima wanjye ngo isezerano cy'uko tuzibanira karamata wow muze urabizi ubwo rero umuntu iyo akunze undi niba akubwiye ngo mpoza amarira nanjye ngo uhoza yandi ngo uhaye isezerano ry'uko nzagukunda akaramata sinzigire mwanga ni ukuvuga ngo ntuzigire mwanga burya niyo padiri cyangwa pasiteri bagusezeranije abagusezeranije abashingiye ashimangira rya sezerano mwasezeranye ubu ngubu nanjye nari mfite nk'umudamu nari mfite aranta antana abana aragenda ariko nari naramusezeranije ko tuzakundana akaramata aransiga ansize rero nuko numva nabwira abantu bakundana yuko bakombye gukundana akaramata rwose ese no kuvuga ngo muri babandi nyine 990 navugaga mu kanya nawe urimo muri babandi ingo zasenyutse mubahemukiwe nanjye ndi nawe urimo nanjye ndi uze yihangane niyo mpamvu narihimbye iyo ndirimbo mvuga nti umuntu wagakunze undi bakagombye guhozanya amarira akamuhoza ndi ntiyigera mwanga akamuha isezerano ry'uko bazabana akaramata ubundi mu bahanzi uzi waba ukurikira cyangwa waba uzi muri igihugu cyacu uzi nkande ubundi najyaga numva ba Safira numva ba Sebatunzi abo ngabo ndibona ariko kubera nk'indirimbo z'urukundo numvishe na ba Sebanani Andereya bariya buriya witariye hari indirimbo yajyaga aririmba avuga ngo ngwino wanjye cyono susuruka burya iyo ubwiye umuntu ngo ngwino wanjye cyono susuruka ngo agasusuruka gakwiriye hose wakagombye gususurutsa umuntu wawe utazamukonjesha uwo nawe buriya yaririmbye iyo ndirimbo numva aramfasha ureba hari minisiteri ziba zishinzwe umuco arizo zifite inshingano muri ibi bihangano byanyu ntacyo wasaba ubu ngubu bampaye nk'inkunga bakateza ubuhanzi bwanjye imbere byaba ari byiza nabashimira mbaye mbashimiye ahubwo iki gitekerezo bagejejeho niba ntera inkunga rwose bazaba bakoze neza urakoze cyane ariko tugikomeza iyi ni ka M&D Group Limited nkuko yabasezeranije ko izajya igerageza kugera ahantu hose hatandukanye muri iki gihugu cyacu uyu musaza aragira ati rwose nyabuneka muve mu biro mudutere inkunga turashoboye tubagezeho ibihangano byiza cyane by'umwimerere ibihangano bitarimo umwanda ibihangano bitarimo kwiyambika ubusa ahasigaye twigisha urubyiruko twigishe abazavuka ejo bazamuke neza bagendane nk'igihugu cyacu nkuko nacyo kiri kuzamuka mu bintu byinshi bitandukanye uvuga ngo rero ababishinzwe M&D Group Limited iba yarangije akazi kayo iba yababeretse ahasigaye nahandi muze dusoza rero eze nta karirimbo kamwera wawe wibagiwe nubwo watubwiye ko urwaye ngo dusezere akaririmbo dukumbuze abazadukurikira akaririmbo k'umukuru w'igihugu cyacu muze gaceke hari ikintu yadukuriye cyiza yatuzaniye imihanda amavuriro amashuri abana bariga batabyigana ku ntebe imihanda barahoroye amatarasi barayakoresheje amazi arahari amazu twubatse ahegereye imihanda yadukuye mu manegeka akura abanyarwanda mu manegeka hari indirimbo rero ihanga ishima icyo gikorwa cyiza yakoze ivuga ngo Kagame Paul yesheje imihigo yesheje umuhigo muze kubitamo rwose ahubwo sangiza abazatureba mu by'ukuri Kagame Paul yesheje imihigo intore zirusha intambwe Kagame Paul yesheje imihigo
Kagame Paul yesheje imihigo dore Kagame Paul yesheje imihigo intore zirishe intambwe Kagame Paul yesheje imihigo amatarasi y'indinganire Kagame Paul yesheje imihigo dore Kagame Paul yesheje imihigo imihanda mu Rwanda twaraharuye Kagame Paul yesheje imihigo amashuri mu Rwanda abana bariga batabyigana ku ntebe Kagame Paul yesheje imihigo dore Kagame Paul yesheje imihigo intore zirishe intambwe yesheje imihigo Kagame Paul yesheje imihigo yaduhaye ubwigenge abantu barabana neza ubwiyunge mu Rwanda turabana Kagame Paul yesheje Kagame Paul yesheje imihigo iri nka mu Rwanda yarazitanze abana b'igihugu baramwamata Kagame Paul yesheje imihigo sashisha kibondo abana b'abanyarwanda baranywa Kagame Paul yesheje dore amata y'Inyange Kagame Paul yesheje imihigo intore zirishe intambwe Kagame Paul yesheje imihigo ndisata isumbura urukerereza ndi ya rugema ndunguzi wow muzehe ni byiza urabizi urakoze cyane maze rero namwe murakoze rwose cyane ubu ngubu ni ukunyereka yuko nta munyarwanda ukiri mu bwigunge rwose n'ibi ngibi ndabishima uyu ni umuco mwiza wo kureba umuntu uri mu bwigunge mukamusanga nkanjye mukaba mwankorera ubuvugizi nkajya ahagaragara nanjye simpere mu mwijima kandi igihugu cyacu kidakwiriye kuba mu mwijima kiri mu mucyo muri iri terambere rya viziyo 2020 nta munyarwanda ukwiriye kuba mu mwijima ahubwo akwiriye kuba mu mucyo akwiye kuba mu mucyo umunyarwanda wese akwiye kuba mu mucyo nk'uko muzabyivugira ntabwo umunyarwanda yemerewe kuba ahantu mu mwijima akwiye kuba mu mucyo muzehe maze rero usigara amahoro naho murakoze cyane